Ako filime yamaye umurongo avuga ati uziko kuko ibi bintu bishobora kuzagira ahantu bingeza. Ni filime yitwa Left to Tell. Yego. Yamembaga amafaranga afatika. Yego. Baramisemo kuko babona yuko ushoboye bijyanye na role bashaka. Yego. Noneho amafaranga bamimbye kubera ibintu nabindi. Yari menshi cyane. Nigeze kujya mu mujyi. Ngura ibiraha bibiri. Yego. Nishonje ndengi nigendeye dore bazanye imetse n'umwana mu mugongo. Ngura ibiraha bibiri mu mujyi. Ndicara ndikwirira hanyura abakobwa beza shamba. Ahita surinya nanabiti mana. Uhembwe n'abazungu. Ukoranye n'abazungu bwa mbere. Bagutangije ku madolari 100 ku munsi. Baragiye. Ubu rero ubu ni bugiye kumenya sinema cyari cyo. Yego. Bazaba guha ibihumbi 2 ku munsi. Bagutegere ibihumbi 2 bayaguhe. Ariyo kugutegera baguheranje ugende ukushutinge utahe ukora utahe. Yego. Twizera ko bameze neza mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana After Life TV by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu. Twizera ko bameze neza. Twakubagirwa kandi namwe mutwumva aho muri ku isi hose abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubabwira ngo mukomereze mumererwe neza kandi mwe mwakoze subscribe turabashimira, ariko namwe mutarakora subscribe tubabwira ngo ni mukandeho kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho neza. Aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa, ni umuntu bamwe muramuzi, wenda sinzi niba hari n'abatamuzi. Ni umumama rwose ufite ikintu agiye kuduha, tumusanze mu rugo kugira ngo atuganirize muri make. No mukinnyi w'amafilime, reka tumwegera twibwire, turusheho kugenda tumenyana ndetse dukomeze n'ikiganiro kandi tuziranye. Meze mute? Tumeze neza cyane. Turashima Imana aho ngejeje ndashima. Wakwibwira ute abantu kugira ngo n'abakuzi wenda bahite bagusobanukirwa neza? Amazina yanjye ni Nadia Umuhoza. Mfite umugabo n'umwana umwe, ubwo abanzi ni Chite na Wachite. Na Wachite. Ubundi na Nadia Chite wa Nana. Kuki iryo zina ari ryo wumva nyine abantu bahita bakumenya koko? Ubundi iryo zina rikomoka kuki ni Chite wa Nana? Ni Chite wa Nana kubera ko Chite abazinana babazi na Chite ibijyanye n'ibiganiro twagiye dukora, ama plank twagiye dukora, abantu bazinana bazina Chite. Yego. Birumvikanye neza. No kuvuga ngo uzinana abazi mu biganiro byawe na Chite. Chite n'umugabo wanjye. Yego. Reka tugushimire. None se aka kanya rero twifuje ko tuza kuganira nawe, ni twagiye tuganira mu buzima busanzwe, ariko numvishe nkurikije ibintu twaganiye nifujije ko noneho wabiganiriza abanyarwanda. Ubundi Nana ni muntu ki? Ugiye kutubwira Nana uhereye nibura ufite imyaka 15, utubwire ni Nana ni muntu ki, ahageze se, ibyo akora se, urumva? Utubwire neza. Twatangiye mvuga ko uri umukinnyi wa filime, nabyo uragenda ubitubwiraho. Kuba ndi umukinnyi wa filime siko nzikina cyane, ahubwo nuko ni ibintu nyine nzi neza yuko nshobora kuba nabasha, kandi hari n'izindi nagiye nyina. Natangiye gukunda ibintu bya filime ndi umwana muto cyane, bigera naho mfata umwanzuro wo kujya kubyiga ari short courses ku kigo bita Kwetu Film Institute kwa Kabera, kubera ko numvaga nshaka kuba umukinnyi wa filime wabigize umwuga. Yego. Ariko nanone nakundaga kwandika ibitabo. Nyine numvaga mu buzima bwanjye nzandika ibitabo. Ngo muri introduction natanze nayibeshyeho uri n'umwanditsi. Ndumwanditsi w'amafilime. Hari abanagiye nandikira amafilime kandi filime zigakundwa zikarebwa. Nshimira cyane na Mutiganda wa Nkunda, niwe wanyigishije kwandika script. Mutiganda wa Nkunda ubwo ni muntu ki?
Mutiganda wa Nkunda ni umuscriptwriter wo mu Rwanda uzwi cyane uhabwa n'ama award. Nivuga ngo witoreje mu biganza bya Mutiganda niho iyi fame yose ibyo byose ukora niho bikomora. We yarambwiye ngo icyo nazaguha ni support y'amafaranga. Ndibuka tugirana ikiganiro arantu twagiranye ikiganiro twicaranye ndi kumugezaho projet mfite ariko narayandika. Yego. Arambwira ati nzagufasha uburyo kibandika filime icyo nazaguha na amafaranga. We shaka ushore nta kibazo. Urumva kuko n'umwanditsi nyine n'ubundi. Arambwira ati nzagufasha nzagushyigikira nzagushakira abaterankunga wowe ushaka igihanga. No iyo filime nari mfite yari filime nziza cyane ishingiye ku buzima bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ku gitsina gore. Arambwira ati iyo projet ni nziza cyane abantu bayikunda kandi yabona n'abaterankunga. Nari muto cyane nago nabihaye agaciro icyo gihe. Yego. Numvaga support nyeneye ari wa muntu umbwira ati shootinga ndaguha ibikoresho nguhe location ngushakira abakinyi uzari iyo script yawe dukore filime. Numvaga ari byo nyine kumva mu matwi ya Mutiganda yaramfashije cyane yamaye igitekerezo cyo gukontorora ubwo nyine numva nshaka kugera ku nzozi zanjye ariko nanone kize mu bwenge bwinshi. Yego. Ubundi washaka kubikora mu kavuyo. Nashaka kubikora mu kavuyo. Kuko icyo gihe hari na filime nakoranaga n'abandi bana twabanaga ari nkaho muri quartier imwe nabo bari aba filmmaker. Yego. Nabo bari aba filmmaker ako bari bararangije kwiga secondaire imbere yanjye bajya kwiga short courses noneho ngiye nakuranye nabo ndi kwiga short courses. Yego. Yeah. Noneho turahura dukora agatimu dukora filime yitwaga Punda. Yeah. Rero filime twarayikoze turanahembwa ariko uburyo kibyajemo byari insazi bizama akavuyo. Mwaramukira abana koko. Tukira abana koko. Rero nanjye numvaga nkavuga ati se ko biriya bintu twabikoze turi benshi bigakunda ahubwo se ngiye n'iki nakora kugira ngo rebe biriya bintu ndi njyenyine kire navuga ngo ati impano yanjye nyishyira ku karubanda ariko ari ibintu byanjye ku giti cyanjye. Akumva ko nyeneye na bikoresho nari mfite na abakinnyi nari mfite sinenza homerana n'amafaranga. Yego. Ubu huye na Mutiganda akwigisha gukora script neza ari kugira imbogamizi z'ibikoresho byaje kugenda bite nibura. No kuvuga ngo nakunze ibi bintu ndi umwana muto cyane ako aho nkunda kubihera ngiye nkunda nangira urugendo rwanjye muri groupe yitwaga Sauti Art Rwanda. Sauti Art Rwanda. Ubwo nkunda gutangira urugendo rwanjye rwa filime ibintu bijyanye na acting. Sauti Art Rwanda yo ikintu yamfashaga ni kwactinga muri public kwactinga nyine urebana n'abantu. Uri kuri stage yawe. Uburyo bwa stage. Yego. Banyisha gukontorora amarangamutima yanjye n'ibyo. Sauti Art Rwanda niyo navuga ko niyo yangize umuntu. Nuko tudakunda kubivuga cyane ariko abakinyi benshi bagiye banyura muri iyo. Bivuga ngo watangiriye aho ngaho muri Sauti Art Rwanda ubwo mukina filime imbona nkubona ubwo ni theatre. Dukunda gukora mu gihe cyo kwibuka. Waje kuzamuka ute ngo ugere ku rwego rwo kugira noneho filime utubwire na filime wenda wagiye ukinamo zagiye zimenyekana ku buryo wabibwira umuntu uti uriya yari ngewe kuko byanga bikunze hari impinduka zabayeho ku buryo umuntu wakubonye muri iyo filime ashobora kureba ntakumenye ashaka ndeba namenye. Buriya iyo ugitangira ugenda ukora udufilime ugasanga ni za filime zirebwa n'abantu 100 bidahambaye cyane. Ariko filime yamaye umurongo avuga ati siko koko ibi bintu bishobora kuzagira ahantu ngeza. Ni filime yitwa Left to Tell ya Jenoside. Yego. Yamembaga amafaranga afatika. Yego. Baramisemo kuko babona yuko ushoboye bijyanye na role bashaka. Yego. Noneho amafaranga bamihimbiye kubera ibintu nabindi. Yari menshi cyane. Ku munsi era $100. Kandi wari ukiri muto. Nari nkiri muto cyane. Yego.
iyo filime yaje yakozwe ite, yaje gukomera gute? Ese iyo filime yari iyande cyangwa yari yarakinwe mu buhe buryo? Tubwire ni wenda uvuze ko wari warahiswemo, uduhe n'uburyo wenda wabaye selected, uduhe niba hari n'abandi bantu uzi bagiye bakina muri iyo filime wenda bazwi muri sinema nyarwanda, kugira ngo unaturangire deja iyo filime twayikura. Nago iyo filime iri kuri Netflix, nkeka ko ariho bashatse ko bariho bayishyira, ariko n'ubundi ni igitabo cya Immaculée bagiza cyitwa Left to Tell, ni filime ishingiye ku mibereho, ku buzima bwa amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. No kuvuga ngo yari amateka ya Immaculée bagiza twari turi gukina. Iyo filime abantu nibukamo b'abastari ni Bahari, bavuga ngo Bahari warumaga. Bahari warumaga, yego. Hakaza Marie Paul wabaye Miss Popularity, nago nibuka umwaka nimba 2018 Marie Paul wa mu video vixen ujyo ukora mu ndirimbo z'abahanzi. Yakoze no mu ndirimbo y'ikinyafu ya Bruce Melody. Yego, arazwi. Hazamo na bari benshi ntabwo ndi kubibuka. Yego. Bari benshi. Iyo filime rero yanyigishije kumenya wa mungani ima umurongo. Ndavuga ati uziko bya bintu koko ari ibyanjye. Yego. Uziko bya bintu koko bitewe n'abantu mwakoranye casting. Ntugatinya. Wajya kuno ukabona niwe bahamagaye. Tuvuga tuziko kuko bya bintu ushobora kukugezayo. Bivuga ngo ushobora kuba waranahigitse ibyamamare rwose muri sinema nyarwanda, muri casting. No kuri pe. Abo iyo buri muntu wese agira igihe cye. Kiramani niwe ujya ukunda kuvuga ngo ubu ni Kiramani, ejo haza n'undi muntu. Niyo mpamvu abashakisha ibikorwa bishobora kuzamutunga mu gihe yaba atagikora nka Kiramani yanabiriye. Na buriya igihe cyabo nabo cyari kitaragera, igihe cyabo wenda n'ubu ngubu nibo bari hite. Abandi se doye nk'urugero nk'abo bantu. Oya ntago mbavuze. Ako bifata uko. Urakoze cyane kuduha iyo experience mu rugendo rwawe, uburyo wagiye uzamuka. Nyuma y'uko ukina iyo filime byaje kugenda bite? Wabonye ko deja umaze kubona ko kariyeri yawe ushobora gukora, utangiye gukora amadolari 100 ku munsi, umwana w'imyaka mikeya, ntazi icyo gihe ngo ni ryari cyangwa wari ufite imyaka ingahe, ariko ko biri kose wari amaze kubona ko bishoboka. Nyuma byaje kugenda bite? Ni iki wakoze wenda ujya sinema yawe waje kuyidirectinga gute? Naragiye ndatuza njya ari n'umushiti wanjye wambwiye ati nana rero kamukiri namuje nabi. Ukuzana rero yarambwiye ni gute? Yarambwiye ati rero nimba utangiriye ku madolari 100 ku munsi, uhembwe n'abazungu, ukoranye n'abazungu bwa mbere. Bagutangije ku madolari 100 ku munsi. Baragiye. Ubu rero ubu nibwo ugiye kumenya sinema icyari cyo. Yego. Bazaba guha 2,000 ku munsi. Bagutegere 2,000 bayaguhe. Ariyo kugutegera, baguhe ranch ugende ukushutinge utahe, ukora utahe. Yego. Iyo niyo sinema nyarwanda. None se ibyo bintu nta wenda byaje kuguca intege bitewe n'uburyo wari waratangiye n'uburyo wazamutse? Numvaga ko bidashoboka. Yego. Naravugaga ati se guta umuntu yaba hembwa, yaba akora igihangano cye kigacuruza, akaba yafata abakinyi akabahereza 2,000, ariko n'ubundi byambayeho. Yego. Byarangiye ibiro bikoreye se? Nukuri ko Imana byambayeho, kuko ari filime nakinyemo, iyo filime nakinyemo baranegeraga gusa bakamana ranch. Ako batwizeza yuko bazaduhemba ngo 1,000 ku kwezi, ariko kugeza na n'ubu ngo sindayakira, kandi yashize igihe kinini. Hashize imyaka n'imyaka. Ubu yarumutse n'imyaka 4. Hashize nk'imyaka 4 kandi yararebwaga pe. Decision yawe rero uravuga ati bisi ntabishobora. Oya, ahubwo ngiye nego nari mfite papasi yo kwikorera ibyanjye ku giti cyanjye. Urumva byane naganire na Mutiganda,
ndumvaga ya nego nyifite yo kwikorera ibintu byanjye ku giti cyanjye nongera nza kugirirwa n'ubuntu Imana inyihera rwose umufasha wanjye rwose wikundira ibintu byanjye yego ahubwo wenda nuko inshingano nizo zikugota ugasanga ubuze umwanya bigenze gutya ariko still uracyabikora ndacyabikora uracyandika filime ukagurisha ndacyandika filime hari filime nyinshi nagiye nandika harimo ariko nagiye nzandika nyuma nyine bakaba ari bo nyine babihagarika sinzi icyabiteraga yego harimo Mambata Mambata nawe wayikoze ya kuri TBT Rwanda njye wayibandikiye harimo hari yitwa Ngutera nagiye nibagirwa amazina yazo ariko nagiye mbibakorera ubu rero ndi kwikorera uri kwikorera tukiraho rero tutarageraho ubundi niyo ntego nyamukuru twifuza ko nyine twifuza ko tubwira kuri filime yawe uri gukora ariko nyuma imbere y'ibyo byose wagiye ugira amacano wagiye ukoresha ibintu na filime nayo narigize kubona mwari mwarasohoye nayo isa nkaho ari filime basic ku muryango we n'umugabo wawe cite filime bita mariage iriya filime se twaba tugiye kuzongera kuyibona basi musanga wamo itagisohoka cyane oya no kuvuga ngo cite ibyageza buri umwanya kuko murabona ko muri ya filime twakinaga turi yari nge nawe abandi bakaza nyine ako bishingiye kuri nge nawe none ugasanga n'akazi n'iki abye buri umwanya yego turabihagarika ariko ngewe tushaka kuzakora iriya twakoraga ari episode itirangira hazaza indi episode itandukanye n'ubuzima bundi ubwo ya mbere ndashaka kuzakora mariage ya season niyo ubuzima bukomeza ndi kuyandika ntago urimo urayandika ntago murayishutinga okay aho rero twagushimira rwose utubwiye neza utunyuremo muri make urugendo rwawe muri filime ariko aka kanya hari filime uri gukora rwose ni filime nziza nagiye mbonamo n'ibyamamare ngiye nageze kuri set yawe mbona ni sawa cyane tubwire kuri iyo filime ubundi iriya filime imeze ite izasohoka ryari se izasohokera filime yitwa Inzira y'Ubuzima yego izasohoka kuri View Nation yego harimo Benovio ujya uririmbana na Jack wa Jack Benovio wa Jack aranyica none ariko ni sawa bakoranye ibintu byinshi kandi bakoranye ibigoma biratwika cyane wa Jack rero niyo bamwe aranyica Benovio wigeze gukorana na Jack sibyo ko ubu yinsigaye numva ngo nago bakiri kumwe nago nzi wari ni impamvu zabo bwite harimo n'abandi basanzwe nyine baraho ako babakinyi bazi kandi beza rwose nabonye mbona iriya filime ishobora kuzadukoma bikabisha kababwiza ukuri uru Rwanda dufite abana bazi gukina nuko babuze amahirwe okay irasohoka ryari cyangwa irasohokera kuri View Nation nko kubitubwiye irasohoka ryari izasohoka kuwa mbere guhera kuwa mbere episode ya mbere zatangira gusohoka ubwo ni ku itariki zingahe ubu se turi itariki ebyiri ubwo kuwa mbere zabe itariki zingahe ni hafi aho twakarikira tukareba ongeraho iminsi irindwi bizaba itariki 8 amatariki 8 ku itariki 9 yego ubwo turayitegereje kandi tuyitegereje anyamatsiko ndashaka kuzayigira filime koko ubundi tuganira na Nadia nk'umukinnyi wa filime nk'umwanditsi wa filime ariko ubundi mu buzima busanzwe tugiye hanze Nadia ni muntu ki Nadia ni bicya akunda Nadia se abayeho hate muri make nicyo dushaka kugira ngo nyine tuganizeho tubwire ati Nadia ngiye nkunda ibi nibi nawe gutyo Nadia akunda Imana Nadia akunda abantu bake b'ingenzi mu buzima bwe kuko ngiye kuvuga ngo nkunda abantu bose ni ukuri kw'Imana umuntu mubi kuri njye simukunda umuntu mubi kuri wowe bundi abameze ati umuntu nyine sinzi hari igihe ubona umuntu nyine ari umugome ariko Imana itubwira ko tugomba gukunda bose kuko Imana ni urukundo
njye utankunze sinagukunda kuko sinzi guhatiriza urukundo. Ubwirwa n'iki ko umuntu agukunda cyangwa atagukunda atabikubwiye? Bitewe n'ibinagukorera. Bitewe n'ibinagukorera abagukunda cyangwa akureka akagunda cyangwa kwanga. Abo bantu bake rero mvuze n'abantu nzi ko abingenzi mu buzima bwanjye. Abandi baza nyine babandi duhurira mu mihanda gutyo twese dushakisha tukaba twaba inshuti. Nabo ni inshuti zanjye. Abo barahari benshi. Nabo ni inshuti zanjye. Nk'umukinnyi wa filime, umwanditsi wa filime, byanga bikunze hari abantu wireferaho baba mu Rwanda cyangwa abo hanze. Tubwire ubundi nk'abakinnyi nka batatu beza mu Rwanda wumva ukunda. Uwa mbere hano mu Rwanda. Bahavu Jeannette. Uriya mugore. Umukundira iki? Nkunda acting ye. Yego. Uriya mugore azi acting. Yego. Yakactinga ababaye. Akactinga yishimye ubona anezerewe. Acting ari umukobwa, agakora ari umugore. Yego. Role yose nabonye wamuha yayikina. Ubwo ari mu bantu waminiye. Ari mu bantu naminiye kandi ikindi ngiye nigeze kuganiraho nawe. Nasanze ari umuntu mwiza cyane. Umuntu mwiza cyane. Ni umumama mwiza cyane. Munaganira koko yakugira inama ukavuga ati ugomba kuba ushaka kuba wiko. Deja ni role model wawe. Mu Rwanda. Abandi wenda none tubwire mu babagabo. Mu babagabo ni Kiramani. Kiramani wo mukundira ikirere. Kiramani nawe rero yose wamuhaye. Kiramani akina ari umusazi. Kiramani akina ari umusirikare. Kiramani akina ari umuyobozi. Hakubita abantu. Kiramani akina ari umusinzi. Nyine role yose waha Kiramani yakina. Bati nataye ye irabimwemerera. Kiramani yakina ari papa w'umuntu akongera gukina ari umusore urerwa mu rugo nk'umwana mu rugo. Yego. Okay, abo na baroro modo wawe mu Rwanda birumvikana n'abandi wenda ufana. Ikintu nakundiye Kiramani. Ngiye nkunda couple yishimye. Nakundiye Kiramani ko akunda umugore we akamwubaha akamwubahisha. Kandi nabahavu niko ameze. Ari nako baje batatu ndi n'uwe. Wa gatatu se ninde mwakabyara. Usena ndimbati ntago mwemera. Mukomide wa mbere mu Rwanda naye ntago mwemera koko. Ahubwo nuza se uri koko. Nuza Papa Sava. Yego. Papa Sava nawe rero yaktinga ari umusaza akongera gukina role ari umustari akongera gukina ari Papa Sava nawe azi gukina pe. Kandi ubona ko arakuze kandi yaktinga role nyinshi. Arakuze kandi akiri umusore. Myaka 40 ninga yaje afite 40 yigeze ayivuga se urayigize cyangwa uraziranye. Ejo nigeze kumva ikiganiro. Myaka 27 ngo mwirirwa mumuhatiriza gushaka ngo musanze afite ikibazo. Nabyo byatekerezwa. Abaye afite ikibazo. Ko twikunda. Okay, uduhaye abaroro modo wawe mu Rwanda abantu nyine birumvikana ko ufite nabandi benshi ukunda. Ariko wenda bone batatu kuko nibona kubajije. None watubwira wenda nka filime zo hanze zire international wakunze. Utubwire n'abakinnyi ba filime wenda bo mu barushaka wumva wakunze cyangwa filime zagukomye kabisa uvuga ati iyi filime nayo yarankanguye mu mutwe. Mbere na mbere. Mu stari umukinnyi wa filime wo muri Afrika hose umugore mfana ni Lupita Nyong'o. Natangiye kumukunda nyitangira kumenya ibintu bya filime. Yego. Hari ukuntu umuntu abavuga ngo nkunda filime, ngo ngiye ngo nkunda gukina filime. Hari ugukina filime no kuba ufite impano, hari ugukunda gukina filime no kuba ufite iyo mpano. Yego. Lupita Nyong'o wamukundiye iki? Azi mana yanjye sinzi ari international. Ni namwiza dore ko ari mu ngo magore bakuru abagabo. Eka nabyo narinzi. Umugore wa mbere kuri abagabo ku isi. Gusa ikintu cya mbere na Lupita Nyong'o ibintu akora yarabyigiye urumva azi actinga azi ibyo akora nyine sinzi nyito ndamukunda ndamufana ya. Hari filime seze wenda watubwira wagiye ukunda ku buryo natwe twazireferaho tukagira. Hari filime yigeze gukina nibuka izina ryayo. Akiyo filime yarankomye. Irimo ibintu bya sida. Lupita Nyong'o yatwaye sida ayitera boyfriend. Yego. Na Black Panther.
na Black Panther n'izindi nyinshi ntanyamenya amazina yabo ariko nanone bitari muri Afrika mu bindi kwisi hose muri rusange nako kwisi hose mu buzima bwanjye nkunda umuntu bita William Levy n'umukinnyi wa filime nawe n'umukinnyi wa filime yakinnye filime yitwa Triomphe de l'amour iyo filime yitwa Triomphe de l'amour yarangomye cyane akina n'izindi filime nyinshi ari yitwa ngo nimba ari ngo Don't Meet with the don't wiki nayo nyine ako yitwa dukunda kwita Marichoy okay reka tugushimire rero ku kiganiro cyiza uduhaye dutegereje ibyo dusezeranyije kureba izo filime zawe ariko nizera ko n'ikindi gihe cyose twagukenera ukatuganiriza ukaduha experience yawe ukagenda uduha experience nizera ko tuzakubona muzambona umugabo nabinyemerera niki wabwira abanyarwanda bakundaga Nana Wachiti ngire niki tubwira kuri gahunda yanyu za pranka twakundaga urumva za filime nziza twakundaga bimeze bite niba hari ikintu ugira ikintu ubwira abanyarwanda nuza Chite na Nana bameze neza baratekanye nta kibazo bafite amata nawe ameze neza amata wa Chite na Nana amata wa Chite karinga karira amata ameze neza cyane turashima Rurema kuko aho Nyagasana tugejeje turamushima cyane yagiye akora byinshi ari igihe rimwe na rimwe bishobora kwanga nko mu buzima ariko utawibuka aho wavuye ukabona naho ugeze ukavuga ati no intambwe iracyakomeza urabona kuri gutera imbere nihe nama Nana waturutseyo rwose wakinnye filime kera ariko nyine ukagenda ubonamo challenge izo zo guhabwa amafaranga make ejo bakaguha menshi nicyo wabwira nk'abandi bantu bifuza kwinjira muri sinema nyarwanda ubahe challenge bashobora kuzahuramo ubabwire ni gute bakwitwara ibi bintu biragoye kuko hari igihe kigera nanjye bijya bimbaho ugacika intege hari ujya muri shoot wareba nawe ibintu wakoze ukumva babwira ati dusubiremo kandi bitari bukunde noneho ukumva urakoze noneho ukumva wacitse intege ukumva ntabwo uzongera gukina ukumva nyine biranze neza nanjye byagiye bikunda kumbaho yego ariko uko ugenda ahubwo umenyera kurushaho ni kugenda ukora ibintu byiza kurushaho kuko ugenda umenyana n'abantu babizi bakagenda nyine ubona ukajya ugendera ku murongo w'abantu babizi ikindi nanone hari igihe uhura n'ingaruka hari igihe uhura n'ibigeragezo muri ibi bintu yego uko wavuga ati kubera ko mbonye Nesti afite kamera uriya ngiye kumwihomaho kumva zangezayo kandi yagiye wasanga atari na Nesti ubugomba rero gushaka abantu nyine nka Kiramani n'umukinnyi hano tuzi mu Rwanda ubu ngubu ugezweho ugomba nyine umva nushaka kumubwira ati ndagukinira ku buntu ndajya nitegera nigaburira basi wenda ngeramaho kuko niyo ugezeyo niyo atanagukinisha ureba ukuntu abandi bakora ukuntu abandi bakina hari umushuti wanjye wakoraga hano muri studio ashaka kwiga editing uzi yuko yize Adobe ayireba boss we ari kuyikoresha we ari gukoropa akora amasuku kubera ko nta bushobozi yari afite bwo kujya kubyiga ariko wavuga ati ndumva nshaka kwiga birabiri ahitamo kujya kwaka akazi aho hantu akajya yinyurishwa hakoropa acunga kunuza ku mashini areba uko bigenda ariko ubu ngubu ni umuntu tuzi cyane editing ameze neza ni nk'abahe bakiri ba filime bo mu Rwanda wenda mwagiye mukorana collaboration mwagiye mukirana mwagiye munahanganira mu casting atandukanye iyo ugiye muri casting uhuramo n'abantu benshi babakinyi ba filime none agiye uvuga ngo hayi uyu muntu ngo mana wingo dore ngo mbonye ngo ngo nyine ukumva wabona ni kuvuga ati mbonye by'umwihariko nka Left to Tell ni filime yagukoreye izina ni filime yagoye amafaranga ntago yankoreye izina
kuko filime ica kuri Netflix ngo ntabwo gukora izina ese ubu naba nyiri mu Rwanda oya nyine igihe ntikiragera wenda kizagera watubwiye ko hari ibihangange wahigitse reka byo kubibaga kuko nta no kwatakana kurimo ubundi ni bande mwari muhanganye muri iriya oya abanyamakuru ndabizi mushaka guteranya abantu ntabwo nabivuga mbese kubateranya abitwaye iki aya reka mamba vuze reka kugira ibanga gukora babwiye eka reka tugushimire rero tukifuriza amahoro n'imigisha kandi twizera ko ibintu byawe bizagera kure ibintu bizagira umusaruro haba kuri wowe haba ku muryango wawe ndetse haba no kuri sosiyete uherereyemo ndetse no ku gihugu n'isi muri rusange. Gira ikintu rero ubwira abafana bawe bafanana wongere utubwire n'abafanana na Nadia ugire n'iki babwira ari byo bategurira. Hari ikintu nibagiye kubabwira. Yego. Mw'abantu mwe kumenyekana nibi. Yego. Nigeze kujya mu mujyi. Ngura ibiraha bibiri. Yego. Nishonje ndengi nigendeye dore bazari metse n'umwana mu mugongo. Ngura ibiraha bibiri mu mujyi. Ndicara ndikwirira hanyura abakobwa beza shamba. Ahita surinya nanabiti mana we. Uri kwiririkira. Ndikwirikira hasha. Ako karana akantu kadanje. Wamba bariye ko kubona ari nyijunditse mu kanwa. Ubutatu uzakora ikiganiro uri kurya ibiraha. Nemeze ngo. Ubutani ngaruka kugusura. Nira filime yasohotse nzakuzana ibiraha dukora ikiganiro uri kurya ibiraha. Kuko ukunda ibiraha. Ibiraha urira mu mujyi kwicara. Nawe wari ukuri kw'Imana. Nahise numva mbabaye. Naha nimyo. Wababajwe n'iki se ko? Arabaze byagenze bite. Amwe ati mpure n'umuntu ndi kwekenyera ikiraha amwe nanabite. Basi si yanyihoreraga komeza. No mu mutima wabyimbye. Gira icyo ubwira abafana bawe rero babandi bakuzi abo ngabo mwahuye uri kwiririkiraha. Gira ikintu babwira abafana babanana ndetse na Chiti. Turabakunda cyane kandi turabashimira kuko ni byinshi badukorera ni byinshi badufashamo Imana yo mwijuru ibaduye umugisha. Niki wabwira umuntu ureba undi nkaho ngaho mukina na filime akaba atakwishimira iterambere ugezeho? Ibi bintu rero ni ibintu biriho muri ino industry why sinzi impamvu nako biri social media abantu bakora ku ma YouTube bagira inzangano social media irimo ubugome irimo sinzi kuno nabivuga bamwe ngo bararugana bamwe ngo baricana hari n'umunyamakuru merutse kumva ngo uriya ukorana na Jihad yego ngo bamuteraguye ibyuma uri ukorana na Jihad uburi inyuma ya kamera kuri Dynamic yaramaze iminsi ari mu bitaro yego usibye kuba ikiganiro cyabo nakibonye niwe wari uri kuri kamera mu kiganiro bakoze uyu munsi bamusanze mu rugo bamuteragura ibyuma. Ibyo bintu nkawe nk'umuntu wa muri sinema nyarwanda ubona biterwa n'iki? Nukuvuga ngo kubera ko social media irimo amafaranga mw'abantu mwe YouTube irimo amafaranga YouTube irahemba kuwo byagiriye amahirwe. Yego. None wa muntu wabonyeho bwa bushobozi y'amafaranga bitewe n'amafaranga ari kubona akavuga ati naramutse ageze hano hantu byagenda gute yahita ndengaho uriya sinzi noneho bya oya bifuza ko watera imbere ariko ntubarenge bifuza ko watera imbere ariko ntubarenge bakagumya ari ba boss wawe ariko hoya hari umuntu wenda nko muri ino industry uko bivuze ngo YouTube amafilme hari nk'umukinnyi ugize wa approachinga hari nk'umuntu ugize wa approachinga nibura ngo ubone ko afite iyo heti akwangire wenda kwime nk'iyo kurabo kandi wabonaga wari ubikwiriye cyangwa wenda mwana mufitanye n'ubucuti runaka. Aya nge nago birambaho ariko wenda kubera ko nyifite urugendo runini bizaba wenda ntawamenya ariko njyewe uko byagenda kose umuntu wese ukwifuriza ikintu kibi nuko ababona yuko umurenze. Yego nuko ababona yuko umurenze umuntu wese uvuga ati nana aramutse ageze hano hantu nyine nuko abavuga ati nana aramutse amenye iribanga nta twakongera guhurira. Reka tugushimire rero ariko nkuko twakubwiye gira icyo ubwira abafana bawe ubahe nyine ubararike abafana banjye
mfite ibintu byinshi nshaka kubagezaho ariko muri iyi minsi ngiye kuba ndi kubagezaho filime yitwa Inzira y'Ubuzima muzayikurikira mu kiganiro tuzakora tuzashyiraho link ikindi gitaha hari umuntu wakumva utuganiriza hari umwanditsi wa filime umukinnyi wa filime agakenera ko wazamufasha kimwe muri ibyo so hate gukina cyangwa se kumwandikira filime ngiye mfite groupe umuntu wese ufite impano yo gukina filime yishyira muri iyo groupe kuko hari igihe usanga ari abantu bukeneyemo ukaba wabakuramo bitiriwe kwirirwa umutwe ujya gushakisha ujya gute uba ufite ahantu uba warabashyize ukagenda ukuramo. Ni groupe ya WhatsApp? Ni groupe ya WhatsApp ushyiraho nimero zanjye bajya bamamagara mbashyire muri iyo groupe bajye banyandikira pana kumamagara ese mbyibuka bagiye kwandikira bajye banyandikira. Reka tugushimire rero twizere ko n'ubutaha tuzongera tukagushaka tukakubona. Ndahari. Asansa. Amata bamubonye ariko. Amata. Abari kuzerera. Amata. Ngwino yereka abafana ngwino yereka abafana. Asigaye kubagana kuyumva bye. Reka nsezere nk'ari ngiye nyiri kiganiro. Turabashimiye.